ukavuga ibyiringiro byawe, ukavuga imbaraga z'Imana, kandi wamara kureba ko ibyo bintu byamaze kukugeraho ukabyirukana, ukabisenya, ndetse n'imbaraga zose zikakuvaho ugasenya, urangiza ugasenya ibicaniro byabo. Nuvuga ngo ibicaniro byabo n'ibitambo byo ukabisenya. Ubisenyesha iki? Ntabwo ari inyundo, ntabwo ari ubuhiri. Igitambo cyo kwa shitani ugisenyesha gutamba igitambo imbere y'Imana. Igicaniro cya dayimoni ugisenyesha kuko igicaniro cy'Imana gikomeye cyane. So numaze kurangiza gutyo nibwo utangira kwinjira mu bare w'abatsinze, ugatangira kunesha kandi ukagubwa neza. So bivuze ngo kugira ngo ubyumve cyane, aho kwirgurira, instead of crying and blaming God for your Amenye ibanga rya mbere. Ubu tugiye kumena amabanga ya kabiri noneho akomeye. Nuvuga ngo ndanabivuga uyu munsi mu Cyongereza, nabishaka mu Gifaransa umubwire mbivuga, nushamwe no mu Giswahili, ariko abantu babyumve neza. Uti gute? Mu masengesho yo gusenga uhagaze kugira ngo bashe kunesha no gusenya urwo rukuta rwaguhagurukiye, ngira ngo wabyumvise muntu w'Imana, kuko umaze kubimenya. Nubwo abenshi babyignoringa, ariko hari abandi bo batabyignoringa, ahubwo babazi ngo reka ibintu tubikore muri buno buryo Imana ize kutugirira neza. Ndagusabye muntu nkurikira, ndagusabye muntu ukurikira kino kiganiro kumwe bw'Abera Ministries, dukomeje gusanga ngo nibyo dukora bigushimishije, bisangize n'abandi kandi dushyigikire. Ndashaka kuza kure kano kantu, mwihangane ngasubiremo rwose. Ni ukuvuga ngo bamwe mu bizera ibi bintu barabisuzugura. Hari ubwo utariko nyaboneka wasenze, ariko murebe n'abantu badasenga Imana bo birukira no kujya mu bapfumu no mu gipagani no gushakisha amaboko aho hirya aho. Hamwe bakajya mu irimbi, abandi bakajya gushaka bakisiga imiti, abandi bakajya gushaka utuntu bambara, abandi bakajya gucisha uduhu tw'inka zapfuye, abandi bagashakisha mu nzira. Ariko twebwe believers usanga twiciye tucicitse dutuje ngo yango n'ubushake bw'Imana, ngo yabizanye izanabisubizayo. Uwo ni umwuka w'ubunebwe ukwiye kwirukana mu izina rya Yesu. Mbona abagore ba nijoro, aho rero bimaze kuza, menya ngo already wamaze kwatakwa mu buryo bugaragara. Niba urota usambana n'umuntu, niba urota uryamana n'umuntu, nashaka bari hari muzima, ariko ukabona ko yaje mu buzima, Satani yambara isura ye akaza, ariko uriho akaga, uriho ingorane, wagombye kubanza kubisobanura. Ariko kubibwira umuntu byabayeho, hari no kugira ngo gerageza amahirwe, umugabo wanjye rero apfuye none yansuye twararanye, ntabwo ari umugabo w'inshuti yanjye, kuzimu ntibagaruka, ibyo ntibikunda, ntibinemera. Ahubwo bagombye kuba maso no gusobanukirwa igikwiriye, no kumva ko ibyo urimo ukora bigomba kugira imbaraga runaka mu rwego runaka. So nuvuga rero ngo iki kintu twarimo tubona aho umuntu gusobanura ama evidence yabyo ugasanga we ntashobora kubyumva, ariko by'ukuri ku muntu ukurikirana nicyo nshaka gusobanura. Iyo usobanuye ubumenyi b'abagabo ba nijoro n'abagabo ba nijoro, biravuze ngo ukeneye deliverance yo kugira ngo witandukanye n'abarozi, ndetse witandukanye n'abadayimoni, kuko barimo barakina n'ubuzima bwawe. Yesu, reka bashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bw'Abera Ministries. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibasetse, ibanezeze, ikiruta byose ibahe iby'imitima yanyu yifuza, ariko biri mu bushake bwo gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. Ushuma umeze neza? Ndashima Imana, ameze neza kuri uyu munsi wa gatanu. Umutima wanjye uranezerewe, ndumva afashijwe. Urumva ufashijwe? Nyange ndi gufashwa muri iyi minsi. Amen. Gufashwa uyu munsi kugira ngo utaguruka kuri kamera, ndapunguza uyu munsi hari nk'utuntu duke nshaka kukubaza. Mbere yuko ntukubaza, gusuza abantu bari burengerazuba, burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora. Abantu bakurikirana Mushumba inyuma ya kamera, mukamenya uko ameze, mukamenya uko ubuzima bwe akeneye agafi gatogosheje. Urageze mu gihe cyo kurya udutogosheje, ntabwo agikeneye amavuta, ntabwo agikeneye ibintu, ariko afite umwana mwiza cyane, nawe ibyo bikeneye. Ariko mukamenya ngo muri byose, kugira ngo aze kuri iyi kamera atazayivangirirwaho, dore ko hano hanze, ntabwo mvuze ahari, ariko hano hanze hari abagabo nta bintu byinshi mvuze, kuko hano ni umwe bw'Abera Ministries, hano ni mu rusengero already, nta mpamvu yo kuvugiramo ibintu nyine bidahesheje Imana icyubahiro. Nubwo nabwo yavuze ngo mu nzu y'inyumba harimo ibintu bikoresho bitandukanye, yarabivuze Pawulo yandikira Timote ati irinde, ariko nguragiye uba igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Rero muri ibyo byose rero nshimiye nukuri abantu bahamagara Mushumba mukamubwira
ibibabangamiye mu buzima bwanyu bwa buri munsi, nawe akabafasha. Ariko nyabuna umuntu ntakazakubemo iby'umwuka ngo wewe utamubibamo iby'umubiri. Burya uba wikuriye umuvumo ahubwo urenze uwo wari ufite. Ndabivuze kandi buriya niwemera, buriya hari ikintu ntajya nemera, sinkemera ikintu cy'ubuntu. Nanagishyiraho kondisiyo nkavuga ariko se nkanasigara ntekereza iki kintu ku cy'umuntu akimaye cy'ubuntu, wayakima cy'umuntu abona nujuje amaboko. Cyokora hari n'abandi bantu bagira gutya reka nguheshe umugisha. Iyo yongeye ngo reka nguheshe umugisha sava, ariko kumwe na manwe karame, none se ko nari ngushaka ndamubwira kubera iki? Ati kubera iki? Aha sumva ko ari ikintu gifite impamvu. Rero ntukazemere ko mushumba gusengera, mbisubiremo, agusengera niba ari ukugusengera nta mivumo na kana, ari ukugusengera kugira ngo bizinesi yawe yaguke. Nyabona ibuka ituro, ibuka ituro, ibuka ituro, ibuka ituro. Kabiri, nuzagira ikintu ukabona uriho umuvumo na karande mu byo tugenda tuvuga, inyenyeri yawe yarazimye, nanakwemerera ngo ndagusengera, ndabivuze, nakwemerera ngo ndagusengera iby'igitambo, ntuzabyemere. Umugisha udafite aho agama urazerera mu kirere. Reka rero nshimira abo bantu bose bazi amahame y'ubwami bw'ijuru kandi babasha kuyubahiriza. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Mushu wari umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Umeze neza cyane. Wari kurashaka gufashwa uyu munsi cyane nusiko kwandika. Noneho dutambira igitambo cy'isengesho, dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje ko twemereye kugira ngo tubashe kugaragara kuri iyi kamera, kuri saha mu buryo nk'ubu ngubu. Mwami Imana, tuzi ko ni wowe udushoboza, ukaduha imbaraga. Ntibiba byoroshye, bisaba imbaraga, ariko ukadushoboza, kuko aho imbaraga zacu nke zirangirira ntizo zitangirira. Umugisha Emmanuel nanjye dufashe, kandi umuntu uzafungura video wese nazagubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushu, akantu ejo dutaha twavuze buriya kwa kundi uri gusenyera Satani, numva ari akantu mbese ngiramo igitekerezo n'icyifuzo. Ndavuga ngo ariko se abakurikirana ubumwe bw'abera ministries n'ababaye abarokore n'abandi bari kujya mu nzira ijya mu ijuru mu madini agiye atandukanye, ko ubumwe bw'abera ministries ntawe busubiza inyuma, ese ntibahura n'ibibazo n'ibigeragezo bagahomba, bakabura urubyaro, abandi bakabura amahirwe amwe n'amwe, diporome bakabura n'aho bazibitse, abandi zikaba zibapfiriye ubusa, bakagira ngo ni ubushake bw'Imana, niko Imana yabigenye, ni igeno ry'Imana yabageneye ku buzima bwabo. Yego, icyo ni B. Ese ahari tugende nta kibazo. Ese ahari imbaraga za Satani n'aba agenti be aribo barozi, ahari ntabwo aribo babyihisha inyuma. Se none se mushumba, k'umushumba usanga ari iki kibitera? Biterwa n'Imana, biterwa na Satani n'abagenti be, cyangwa nibo ubwabo ku giti cyabo? Iyo yari se. Urakoze cyane Imana y'amahoro. Arakoze cyane Emmanuel, ibyo amaze kutubaza nanjye imye kubabwira ngo bakozi b'Imana nk'uko yabibasobanuriye, turagusaba inkunga y'amasengesho, binagukundiye ugire n'icyo uterera, kubera ko umurimo dukora urakenewe. Hari internet, hari amazi, hari abatumirwa, hari gahunda ndende n'ibindi byinshi bitandukanye. Gira icyo wumva umutima kuwasa, ariko mbere na mbere inkunga y'amasengesho irakenewe cyane, kandi imaze kuboneka hari icyo wadufasha nawe ubona bishoboka byagukundira. Ambaje rero ibibazo byinshi cyane bikomeye, navuga ngo twabyita ngo bamaso ku mpamvu z'abarozi ndetse n'imbaraga mbi zishaka gutwaza igitugu, ndetse muri ubwo buryo. Arakoze cyane, avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ese ibintu bitubaho buri munsi ni Imana ibituzanira, ni Satani ubyihishe inyuma, cyangwa biva he? Reka mpere ku ijambo rya mbere aho mba nabiteguriye. Navuga ngo abantu benshi bizera Imana ndetse n'abandi benshi cyane ntabwo bajya bamenya neza ko iyo baho Satani yabyihishe inyuma.
yaba bazi n'abatazi gusenga bose ntibazi ko byishimo. Uvuga ngo the many believers don't even know there is often of the witch behind their disappointments and attacks. Uvuga ngo many believers ni bose kwanza ubu ngubu kuko ntiwamenya nk'uko wabisobanuye. Abantu benshi ntabwo bamenya neza ko bibabaho, ariko kiraryo kino kibazo n'ukuri bantu mukuri kimwe bwabera gerageza urakoze Imana iguhe umugisha. Gerageza uhamagara umuntu mugenzi wawe hari ibintu ikiganiro gutangaza muri kiganiro cy'uyu ubundi ni ibanga rya kabiri kuri twamenye ibanga rya mbere. Ubu tugiye kumena amabanga ya kabiri noneho akomeye. Nuvuga ngo ndanabivuga uyu munsi mu cyongereza nabishaka mu gifaransa umubwire mbivuga nushamwe no mu giswahili ariko abantu babyumve neza uti gute. No kuvuga ngo abantu benshi ubwo ndashaka ninjye mu kibazo cyawe nta na rimwe bajya bamenya neza ko ibibabaho Satani n'abadayimoni n'abagenti babyihishe inyuma. Many believers, many pastors, many singers of gospel. Nuvuga ngo abantu hafi ya bose bamabitegure muri telefone, kandi ndumva nitegura kwakira iPad igiye kuzava hanze ikaza. Numva nkiteguye nkanyirambika imbere nkajya nkoramo nkabasha kuvuga ibintu neza nkabiteguriramo, ariko nta kundi gihe bitaraza reka mbe ndebera hano. Haravuga ngo nkuko nabiteguye, many believers don't even know there is often of which behind their disappointment and attacks. Don't be ignorant was the one from vekwa Satani kandi hagucanaho umuriro kabisa. Abantu benshi ntibajya babimenya, kandi bamenya neza yuko Satani yoperatinga ndetse rimwe na rimwe ibanga rya kabiri rikomeye akaba yakoresha n'abahanuzi b'abanyabinyoma twari twizeye ko ari abahanuzi b'abanyamwuka. Ukaba umuntu uzi ko ari umuhanuzi nyakuri, ariko kubera ko yavangiye utabizi utari uhari agakoresha n'abahanuzi bakakuvangirwaho ibintu bikagucanga. Ako ni akambere. Ni byiza ko na Bibiliya ubwayo isobanura neza ko tugomba kwirinda, kuko hariho imbaraga mbi n'inama mbi ziva kwa Satani tuzitanguza gusunuka ryane cyane. The Bible explained how the demons and the evil against being ignorant of kamusore mu byumve neza cyane ko ndashaka no bakumva neza icyo ngakeneyeho. Bibiliya ubwayo yerekana ko abantu batagombye gusuzugura bino bintu, cyane cyane ko hari igihe hazamo n'ibitekerezo bya Satani kugira ngo arusheho gufata imbaraga kuri twebwe. Abakorinto ba 2:11 bantu bo mukurikiye mubwiza ukuri. Ntabwo abantu benshi bamenye ikibazo cyambaje ngo ese bituruka ku Mana. Reka mbabwiza ukuri, Bibiliya yaravuze muri Yesaya 50 ngira ngo ni hafi 5:8 nire mu mukikazana amakuba n'umwijima n'iki byose. Yego byashoboka, ariko by'ukuri ibintu byose bikubaho wibisuzugura, wibireba ukuntu wabikore, kuko nibyiza gusanga harimo ikibazo kandi gikomeye. Buri gihe disappointment zacu n'ibindi bitubaho byose uzasanga akenshi umwanzi abiri inyuma, ariko kugira ngo ubimenyere kada abantu benshi murabyignoringa mukabifata nkaho bidahari, mukumva nibisanzwe ngo niko Imana yabishatse. Kabiri yabaye mbebe yayo Satani nta ruhara ajya agira ko afite imbaraga zo gukoresha ibintu. Gatatu ni impamvu z'abakuzengurutse, ni impamvu z'aba muri kumwe, noneho bikaza bifite imbaraga kugira ngo uhuremo n'ingorane. No kuvuga ngo abizera benshi muri twebwe bakunda gusuzugura bino bintu. Rero ubashe kumenya imbaraga z'abarozi no kumenya ibyo ubura, yaba ari akazi, urugo, ubucuruzi, ubuzima, imibereho n'uburwayi. Jya umenya neza ko Satani n'abarozi babyihishe inyuma. Ugomba kubyumva. Many believers are ignorant about spiritual warfare. If you knew
which was behind your loss of job, spouse, business, financial prosperity, family, you would spend more time engaging in the fair prayers against demons assigned to dispute you. Yeah. Livelihood, rather than spending time fighting with your spouse, jealousies, co-workers, can make a problem. Trouble children, jealousies, neighbors, people who have disappointed you, lied on your stubborn. Ni ukuvuga ngo turavuga iki aha ngaha? Mwihangane mba nabiteguye neza ngo byumve nawe. Biravuze ngo abizera bose bakunda kutumva kino kintu, akasa ntibashaka kucyitaho, ariko we niba wamenye neza ko inyuma yawe hariho imbaraga zikurikira zikurwanya, utakaza akazi, utakaza urugo rwawe, utakaza ubucuruzi bwawe, utakaza amafaranga, ugomba guhita ufata igihe kinini cyo kujya mu buzima busenga kugira ngo usenye dayimoni n'abazimu, kuko bahagukiye kurwanya ngo bakwambure imbaraga no gusubiza inyuma kugira ngo barwane nawe. Rero si byiza kujya gutakaza igihe, ujya kwisobanura mu bantu, ujya kurwana n'abantu, ujya guspendinga utongana, ahubwo icyo wakora fighting umugabo, ishyari, abo mukorana, abana, jalousie cyangwa se yego ni jealousies, nose nabo mukorana, abantu bose muri kumwe bashaka guca intege, ahubwo injira mu masengesho yo gusenga uhagaze kugira ngo bashe kunesha no gusenya urwo rukuta rwaguhagurukiye. Ngira ngo wabyumvise muntu w'Imana, kuko umaze kubimenya. Nubwo abenshi babyignoringa, ariko hari abandi bo batabyignoringa, ahubwo babazi ngo reka ibintu tubikore muri buno buryo Imana ize kutugirira neza. Ndagusabye muntu nkurikira, ndagusabye muntu ukurikira kino kiganiro kumwe bw'Abera Ministries, dukomeje gusanga ngo nibyo dukora bigushimishije, bisangize n'abandi kandi dushyigikire. Ndashaka kuza kure kano kantu, mwihangane ngasubiremo rwose. No kuvuga ngo bamwe mu bizera ibi bintu barabisuzugura. Hari ubwo utari ko nyaboneka wasenze, ariko murebe n'abantu badasenga Imana bo birukira no kujya mu bapfumu no mu gipagani no gushakisha amaboko aho hirya aho. Hamwe bakajya mu irimbi, abandi bakajya gushaka bakisiga imiti, abandi bakajya gushaka utuntu bambara, abandi bakajya gucisha uduhu tw'inka zapfuye, abandi bagashakisha mu nzira. Ariko twebwe believers usanga twicaye tucicetse dutuje ngo yango n'ubushake bw'Imana ngo yabizanye zanabisubizayo. Uwo ni umwuka w'ubunebwe ukwiye kwirukana mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umaze kubona yuko wowe umaze kubisobanukirwa, nubwo abenshi batabyumva, bisuzugura n'iby'abantu, ibyo bateka mutwe, n'ibyo bazana gute, ariko ugomba kumenya ko every action yose ituma uba disappointed. Jya umenya ko hariho Satani n'abadayimoni bari iruhande rwawe kugira ngo bakunanize ibyo urimo ugenda ukora, kandi bananize inzira zawe ugomba gusohokamo. So byiza cyane rero ko umenya urwego rwawe, ukamenya naho werekera kugira ngo ubashe gutsinda intambara no guhagarara neza. Kubwira umuntu ngo byazanywe n'Imana bizakorwaho n'Imana, ngo mureke icyazo kizabisubizeyo, no, uwo ni umwuka w'ubunebwe, ni umwuka utasenga. Aha rero haravuze ngo wowe noneho rero, many believers are ignorant about spiritual warfare. If you knew which was behind you lose your job, spouse, business, financial, and etc. Ukaba uzi neza ko wamaze kubisobanukirwa wowe, si igihe cyo kwicara kugira ngo uryame utuze, ahubwo haguruka urwane n'uwo mwuka mubi kugira ngo ubashe kudestroyinga cyangwa gusenya imbaraga za Satani. Kubita ushwiragiza, uvunagura, ujugunya mu izina rya Yesu, twika wimanukira, ubasanga mu kabandi bajya umusozi bakurikira, bajya hirya uvunagura, baca ahantu kubita. Nta mpamvu ugomba kugira, kuko nabo intego yabo ni ukudestroyinga, ni ugusenya, ugasigara uri igisenzegeri. Si uruvuga rero ngo wamaze kubimenya ufata igihe kinini. You'll spend more time engaging warfare prayers against the demons assigned to dispute your livelihood, rather than spending time fighting with your spouse, with your neighbor. Aho gutakaza igihe uri mu rwana intambara, utukana, uvugana, baranyanga, ntibankunda, barandetse, no. Wowe icyo witukana ni ikintu ugomba gufata igihe cyawe, time yawe, wamara kwifata ugasenga kandi ukadestroyinga the power of evil, ukazisenyesha ukuri, ukaziparalyzinga, ugasenya mu buryo bugaragara. Ariko biteye ubwoba ko abakristo benshi
ntabwo kino kintu bacyumva, ndetse yemwe n'abasengura bwa ati we ati nta mpamvu, ati Yesu yarabirangije ku musaraba yarangije gucungura ku musaraba, ibindi ni umusaraba. Ko nese niba yarangije ko avuze ngo ikorera umusaraba nkurikira, we yaducungura umusaraba byararangiye. So rero abantu benshi ntibamenya ko ikintu gihari, ariyo mpamvu usanga tugomba kuba turwana n'intambara zigoranye kandi ziruhanije. Ikindi ugomba kumenya neza ko nicyo gihe niho uzanasanga haza abagore ba nijoro, bamwe basambana n'abantu ugasanga mwana byagenze gutyo, niho usanga hajemo n'abagore ba nijoro. Aho rero uyimaze kuza menya ngo already wamaze kwatakwa mu buryo bugaragara. Niba urota usambana n'umuntu, niba urota uryamana n'umuntu, nashaka aba ari muzima, ariko ukabona ko yaje mu buzima, satani yambara isura ye akaza, ariko uriho akaga, uriho ingorane, wagombye kubanza kubisobanura. Ariko kubibwira umuntu byabayeho, hari no kugira ngo gerageza amahirwe, umugabo wanjye rero apfuye none yansuye twararanye, ntabwo ari umugabo w'inshuti yanjye, kuzimu ntibagaruka, ibyo ntibikunda, ntibinemera. Ahubwo bagombye kuba maso no gusobanukirwa igikwiriye, no kumva ko ibyo urimo ukora bigomba kugira imbaraga runaka mu rwego runaka. So nuvuga rero ngo iki kintu twarimo tubona aho umuntu gusobanura ama evidence yabyo ugasanga we ntashobora kubyumva, ariko by'ukuri ku muntu ukurikirana nicyo nshaka gusobanura. Iyo usobanuye ubumenyi b'abagabo ba nijoro n'abagabo ba nijoro, biravuze ngo ukeneye deliverance yo kugira ngo witandukanye n'abarozi ndetse witandukanye n'abadayimoni, kuko barimo barakina n'ubuzima bwawe, barimo barakinisha ubuzima bwawe. Yes. Bisobanura ko explain that certain nightmares and the women of the night also be evidence of witchcraft working against one's life. Ibi bintu ugomba kubyakira ko turimo tuganira kuri aya magambo, kandi ni amabanga navuga ngo ni ibanga rya kabiri rizagufasha gutsinda urugamba. Kuba ubonye satani ubwe, dayimoni ba nijoro, kibita kushimari, inzozi zidasobanutse, bimenya ngo barimo barakinisha ubuzima bwawe, bari gukina n'ubuzima bwawe. Ariko barakubwira ko wese nta muntu uraryama bakamuniga, amara kumuniga akabura umwuka, akavuga ngo Yesu buhoro ngo yeze, umuntu agakujwibura mu bitotsi, ugasanga urajwibuye neza burundu, akakuniga, ijwi rikabura kugera aho uza kuribona, wago umwuka waturutse kure. Ibyo wabireba ukabyignora, kumva nta kintu gutwaye n'ibisanzwe. Wadise nimbuze umwuka Imana irantabara. No, urimo operating wa satani yafashe ubuzima bwawe, arimo arakina n'ubuzima bwawe. Abarozi barakina nabwo, dayimoni arakina, kandi abenshi murabirota mukabifata nk'ibisanzwe, mukabyignora, mukavuga nta kintu gutwaye, mukabirekera aho ngaho. Ariko menya ngo hari imbaraga ziri operating ku buzima bwawe, kandi zakugwa nabi utitonze, wahura n'ikibazo gikomeye. Aha kantu gashaka ko mukumva cyane. Ugomba kuba maso ku mbaraga z'abarozi. Erega abarozi bari n'ibice byinshi, n'abapfumu n'abatanga amaso. Icya mbere, ugomba kumenya neza ko urugero ngiye kuguha, byumve neza munkurikire abantu b'Imana, kuko hari igihe ibintu uzifuza kubyumva ntubashe kubyumva. Nkubwiza ukuri, ibanga rya kabiri nabwiye iby'abagore ba nijoro, nkubwira n'abagabo ba nijoro, nkubwiye n'ibyo kurara bakunigagura nijoro ugabyuka bakunize. Ikindi mutajya mureba, kandi muhamagare tubasengere, kuba baryamye abana bameze neza, ugasanga utwana twacurikiranye, cyangwa hise umwana aryamye acuramye kandi yararyamye ari muzima, ukayifata nkaho nta kintu bivuze. Amakosa watewe ntubizi, kandi ikimenyetso cy'ibyo bintu uzatangira kukibona, kuko umwanzi wamaze kwinjira gukina n'ubuzima bwawe. Icya mbere yahushyire ku mugaragaro, nkubwire ngo mu gihe cyose ubona higaragaza inzoka, amazi ari ahandi hantu runaka, ariko ukabona ntago ari amazi meza, ahubwo ari mu kintu ahantu habi, kandi ukabona utabasha kugera. Ikindi ukabona bakwiba, ikindi ukabona inzoka ikuruma, ukabona inzoka iri mu mazi. Izo nzozi ni iziguca intege, gutsindwa n'ubwoba, no kubura aho ukura imbaraga zakurengeraga.
niyo mpamvu twe abizera tutagomba gusuzugura ibyo bintu, kubera ko iba ari atake ya Satani kandi bigomba kuza kugira ngo ikubangamire. So ntagomba gufita ngo bireke ubyinyore ubijugunye ku ruhande, ugomba kubimenya. Ni ukuvuga ngo mbishyire ku mugarombi nabikubwire, nanabikumvije ugomba kwitondoka amaso. Urugero, niba ukunda kubona inzoka yaba iri mu mazi, yaba igenda, abantu bakwiba, abantu bakwataka, inzoka ikurya, muri izo nzozi zo gucika intege, bisobanura iki? Guca intege bisobanura gutsindwa, ubwoba no gutakaza aho wakuraga imbaraga n'ubuzima bwawe hagahagarara. So, niyo mpamvu uwizera wese buri atagomba gufata ibintu ngo abisuzugure, kuko ni amatake y'umwuka mibi wa dayimoni yaje ku buzima bwawe. Ariko abandi muri twe ubona rwose nta gahunda bagifiteho. Ndabona ngo ibikubaho byose, behind there is spiritual behind. Ku kintu cyose urimo ukora kigutera za disappointment, tumva rero nabiteguriye. Ugomba kuba maso uko byamera kose. Ugomba kuba maso kugira ngo hatagira umurozi ugumya kugaragara. Kandi ikindi kubizera, ugomba gutekereza Imana mbere na mbere, no gusenga n'umwuka wera w'Imana wo kugusobanurira, ndetse no kugendera ku mahame yo gusenga Imana, kugira ngo Satani abura haca, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana izabegera. Ariko iyo utabikoze gutyo, nuvuga ngo Satani cyakora niki? Agushyira hafi y'abarozi, ugasanga barakwexpose mu buzima bwawe, bagushyize hafi aho bangamirwa. Ninde wakuye nk'ibyaha, wagize ibyago, ninde wakuyemo inda, ninde birukanye, ninde bambuye akazi, ninde bakuvuye muri service, ninde bambuye isambu, ninde batereje cyamunara, ninde bambuye ijambo, ninde bambuye imibereho. Ugasanga still n'ubundi ni wa muntu warose bino bintu, ariko iryo banga ntarimenye. Rero ni byiza kuhagarara. Ariyo mpamvu abizera mugomba kuba maso mu bikorwa byose bifata umwanya mu buzima bwanyu, mukareba yuko hatarimo akarenge ka Shitani cyangwa hatarimo akaboko ka Shitani kubikubaho. Cyane cyane kuzasanga buri gihe ufite monitoring, the evil monitoring ikurikirana ubuzima bwawe. So ugomba rero kugira understanding of the authority to decry and to destroy, gusenya no kukubita tempa za Shitani, no kumukubita agatsindwa kuruta uko wajya gutsindwa no gusanga uhora uri mu maganya menshi cyane. Kuko iyo nkubwije ukuri ko iyo Satani yagushoboye, ahita aguteza kudasenga muri wowe, ukumva urananiwe, ukumva urarushye, akantu akora ukaruha. Kubera iki? Wamaze kwatakwa mu buryo bw'imbaraga. Rero ryo nibanga rikomeye mukwiye gusobanukirwa. Izo nzozi kandi zizamo, kandi murazirota muri benshi, ariko mukicecekera. Ikindi nakubwira, umuntu w'Imana ukurikirana bino bintu, kandi kuko nabihaye kubivuga ntabwo ntinya, ni ukumena amabanga. Satani atangira kugushyira mu mitego itandukanye myinshi cyane cyane ngiye kuyikubwira. Kozi w'Imana Manuel arimo arandeba yanyihoreye, ariko ngiye kuyikubwira, ariko urimo urandeba. Noneho icyo gihe ikintu kikubaho cyane, utangira imaze kuba waragoswe, wararangiye, warafashwe, ugira symptoms ngiye kukubwira. Icyambere, uhora wanduranya. Kwanduranya tukubishyira muri notebook. Nuvuga ngo kwanduranya harimo iki? Bakanaka baranyanze, umuntu yakureba, buri yarandeba iki, bavuga begeranya ati ninjye bari kuvuga. Mbega ugahora buri gihe ibibi byose ubyishyiraho, ukabyirundaho, ukumva uri nyirandarwemeye. Ariko si kukuri. Iyo ni symptoms yerekana ko wamaze kugira ubwoba, kuko ugoswe n'imbaraga mbi. Ikintu gikomeye kwanduranya, ugasanga ati hatese Imana yawe. Hari n'abantu banduranya no ku Mana mano. Ati Yesu Imana disi iranyumva. Reba runaka twarasenganye, yaranze ngenda siga, rumva no kwanduranya.
abantu bagira bakanduranya n'Imana bakavuga Imana nabi. Bivuze ngo rero ni byiza ko sontumuz no kuzivanaho cyo kugenja mu kubreminga abantu, kugutekereza abantu, gutwana mu mitima, ugasanga utaka no kubwira abantu ngo barandekuye, ntawe kinyitaho, ntawe ndeba, narabasengeye barasubizwa, ntibangeraho, naganije nabo baragiye, ngiye mvuze bandeba nabi, ahandi muntu kisereka ndebe. Waragoswe, waratewe. Biragusaba ko usubira mu mbaraga za mbere, amen, warangiza ukajyamo ukagira icyo twakita the authority, ubudahangarwa, aho kugira ngo uri gutongana, wiri kuvuga abantu, wiri gutongana ngo bakurwanishe. Koresha ubushobozi wahaye bw'ijambo ry'Imana bwo gusenya no kugenda hejuru y'imbaraga za Satani, no gusinya ko ugomba gukubita hasi imyuka mibi ihagurukira ubuzima bwawe. So rero umuntu wamaze kurogwa nanzu yabonye uzamusanga afite kwanduranya, 3 arikeka, 4 akeka abandi, 5 ntanyurwa, 6 yumva ko Imana itamukoresheje mu buryo bukwiriye. So rero ndabasaba kugira ngo wowe nkurikiye kumwe bw'abera ministries icyo kintu kigendere kure. Ikindi ugomba gusobanukirwa neza yuko kuri urwo ruzenguruko ruduha guca intege, ndetse buri munsi ufite igisubizo kimwe cyonyine cyo kwegera Imana no gusembya ibicaniro no gutanga ibitambo. Harambajije ngo gutamba ibitambo niki, nambwe ntinzamusubiza umusore mwanya afite cyane ahangaha, kugira ngo ubashe guhagarika imbaraga zakunanizaga bigatuma utatera imbere, ukumva utagera ku cyo wifuza, ukumva ibintu byakugora kandi bitakabaye ngombwa. Yesu atugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo igihe imaze kuba exposed, ngo ni byiza ko wirinda igihe ubona ko Satani n'abadayimoni nibo bazana defete mu bintu byawe. Nta Mana ijya yemera ko umuntu atsindwa, ndabarahiye. Imana ihora itsinda, yifuza ko nawe utsinda. So kuba rero utsindwa buri gihe, ukabura ubwo twaganira ruguru, ya business, bwa buzima, ya mibereho na ya courage wari ufite, menya neza ko demons yarakuri inyuma, ndetse menye ko uri mugenzurwa na za witchcraft and witches, kandi ugasanga bamaze cooperatinga ku buzima bwawe. Ariyo mpamvu umeze nk'umuntu urwaye bwaki wanduranya. Burya baravuga ngo hari umuntu uruhanya nk'uwahiye mu kwaha. Umwana wahiye mu kwaha ntiwabona ko umuterura. Hari abantu bahiye mu kwaha nyine ko mu mwuka ntaho ubyimwita, dusenga yibiri ngashagije nasengeye simbishaka, rero tujya hana ariko ibyo byihore narabiretse. Ese wakwirije reka nije se ndandwana niki, ese izabikore cyangwa izabyihorera. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ntabwo uriho akagozi, nturiho n'akanyururu, uriho urugozi runini rwa Satani, urugozi runini rw'urushene ruremereye rutuma utabasha gutambuka. Ariko se wakwiyanganye tugasenga nijoro, reka niryamire, Imana niyo asenga adasenga, ugasanga uri ikihebe. Ariko kwe kuma kugira imbaraga, ukazamuka, ukaza ugatsinda Satani, abizera, ukakira kwegera Imana nk'urugero rutuma ibikorwa by'abarozi ku buzima bwawe bihagarara. Activity, navuga ngo witchcraft activity is the many accident. Mvango igihe cyose ubona hazamo za aksida, abantu kurwara, abantu guhura n'ingorane, abantu kugira ibibazo mu myaka yawe gatandukana, mwaganira ukababura, kubura inshuti zawe kandi mu buryo butunguranye, kubura amaboko mu buryo butunguranye, ibyo babona ko abantu biciye kandi bahora kubihora buri gihe. Abantu bakagenda basubika ibintu byawe byose, ejo bapostponinga, bati dusenga tuyasimbuka, ikirazira kikaziririzwa, ntihabure gusenga ugende usimbuka usimbira byose. So uko tugenda turusha neza kuhakoresha za mbaraga na bwa burangare bwacu, rero Imana ikugirire neza. Rero twebwe benshi cyane usanga tutari maso mu kumenya neza ko kwamburwa ibyishimo n'umunezero na protection bituvaho, bigasanga dusigaye twitwe twenyine. Akenshi ntimumenye neza ko ari za mbaraga, kuko n'ukuri nibanga Satani ntiyifuza kunyurwa, ntiyifuza gutera imbere, ntiyifuza gukomera. Ntabwo Satani afite gahunda yo kuguha umwanya ngo tuze ngo bizashoboka, ntabwo byakunda. Rero ni byiza rero ko duhaguruka tugasenya Satani, tukirukana iyo dayimoni, tukayikubitira kure, ndetse tukakira imbaraga z'Imana no gutsinda, kandi tugahera mu kuvuka kwacu no mu gukora ibintu bikomeye. Rero ni byiza ko tugomba gusenya uwo mwuka. Tuzawusenya gute? Nuvuga ngo ni ngombwa ko wowe mu Kristo uhaguruka ukavuga ibyiringiro byawe, ukavuga imbaraga z'Imana, kandi wamara kureba ko ibyo bintu byamaze kukugeraho ukabyirukana, ukabisenya, ndetse n'imbaraga zose zikakuvaho ukasenya. Arangiza ugasenya ibicaniro byabo.
nuvuga ngo ibicaniro byabo n'ibitambo byo ukabisenya, ubisenyesha iki? Ntabwo ari inyundo, ntabwo ari ubuhiri. Igitambo cyo kwa shitani ugisenyesha gutamba igitambo imbere y'Imana. Igicaniro cya dayimoni ugisenyesha kuko igicaniro cy'Imana gikomeye cyane. So numaze kurangiza gutyo nibwo utangira kwinjira mu bari babatsinze, ugatangira kunesha kandi ukagubwa neza. So bivuze ngo kugira ngo ubyumve cyane, aho kwirgurira, instead of crying and blaming God for for missing something, ahubwo wakoresha umwuka wera w'Imana uvuga uti mwami ntabara, mwami ntabara. Aho kuvuga ngo umugabo yarandetse, umuntu yarandetse, mbega ukwara Imana yaranyihore, ntabwo ari byiza. Ahubwo gerageza ukoresha imbaraga wahawe z'Imana, usenge aho gutongana, ujye mu business yawe ukora ibintu. Gerageza gufunga. Try to shut. Try. Kubitaho urugi. Nta kindi gituma urugi rwawe rukingwa, ni amasengesho, igitambo n'ibicaniro ukabikuraho, ukagira za mbaraga. Kandi bizajya kurangira gutyo, ntabwo Satani azongera kukwiba ikintu na kimwe, ahubwo uzahora utsinda, wongere utsinde, ubukungu buzamuke, ubuzima buzamuke, kandi ugere kure, kandi ugere kure. So Imana ibampere umugisha mwese mukurikiye, kandi data wa twese bagiriye neza. Ngaya makuru ngirya ibanga rya kabiri. Wararose bire nakubwiye, menya ko witonda. Manwe hari kimbaza sanga twica. Kuko ibyo wavuze byose nakubajije, ahubwo ndagira inama abantu badukurikirana umunsi ku munsi ku mwuga bera ministries. Ese hari umuntu wumvisha aya mabanga ubashije kumena, bigasoza ataguhamagaye ngo ibitambo bamutambyeho abikuzeho gutanga igitambo gituma bivaho bino bintu bimwirukaho byamubujije amahoro n'amahwemo? Aha, abwirwa benshi akumva beneyo. Bana rose naziranze twababwiye. Urakoze cyane. Shalom, shalom. Shalom, shalom.